Hey guys, turabaramukije neza kunza dusaba Amerika office muri rw'icyagwanda turakangura Rwanda kuri subscribe bukanda kuri share bukanda kuri like ndetse no kuri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka n'ikintu kidasire. Kuri uyu munsi twabateguriye insanganyamatsiko cyangwa se imwe muri topic buri mwaka buri gihe ibihugu byo muri Afrika ku matariki agiye atandukanye byizihiza iminsi y'ama Independence Day cyangwa se igihugu bya Afrika byabonye umunsi twavuga ngo no kwikukira. Tubiziko abanyafrika babaye imyaka myinshi bari mu bukoroni cyangwa se mu buretwa cyane ko muzi ko habaye inama ya Berlin Conference mu mwaka wa 1884 kugeza mu mwaka wa 1885 ikaba ari inama yabereye mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Berlin. Iyo rero ikaba ari imwe mu nama yahuriyemo bimwe mu bihugu byitwa ko ari super power cyangwa se bimwe mu bihugu by'abanyamaboko by'abanyaburayi biza kuza kuba byakora ikintu wakwita mu bufatanye mu buryo kugira ngo byigabanye ibihugu bya Afrika. Ariho habaye ikintu bita scramble ndetse n'icyo bita partition, uburyo bwo ibihugu by'Uburayi byatangiye kwigabanya ibihugu bya Afrika bivuga biti ngenda fata hangaza aba territoire yanjye hangaza akarima kanjye, noneho biza kujya n'uburyo bwo gutanguranwa kugira ngo byihute bihagere vuba vuba. Ibyo rero mu bintu bimwe byabasha kuba byatuma abanyafrika bamwe babaho igihe kinini baboshye bakora imirimo y'uburetwa. Tubizi ko abanyafrika benshi bagiye batandukanye bagiye bakunda kujyanwa mu bihugu mu migabane nka Amerika igiye itandukanye, bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye muri abo bazungu cyangwa se muri ibyo bihugu aho batavukiye cyangwa se kuri karande zabo. Ibyo rero byatumye abanyafrika benshi babaho imyaka myinshi babaho ari abantu bakoreshwa imirimo y'agatunambwene cyangwa se ibintu bitabafitiye akamaro. Ibyo rero byabashoboka byatuma Afrika ikena cyangwa se birayitindahaza kuko benshi mwakabaye bayifasha gutera imbere aribo nk'abasogokuruza bacu ba kera. Buri gihugu uko bigiye bitandukanye cyetse ibihugu bitakolonijwe twavuga nka Ethiopia na Liberia cyane ko ibyo bihugu bitakolonijwe. Ethiopia y'impamvu itakolonijwe nuko Ethiopia yabashije kuba yananiza itsinda abakoloni b'Abataliyani. Igihugu cya Liberia cy'impamvu itakolonijwe nuko cyo ubwacyo cyari gifitwemo zimwe mu nyungu cyangwa se hari ahabarizwaga population nyinshi y'abo bantu baba colonialiste cyangwa se baje kwigabanya Afrika, aho ngo twavuga nk'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika. Icyo gihe bikaba ari bimwe mu bintu byabashoboka byatuma igihugu cya Liberia kidakolonizwa, dore ko nk'irebye no ku idarapo yabyo uburyo kuntu basa ni abantu basa nkaho igihugu cyabo gisa nkaho gifite idarapo rimeze nk'irya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiranga tukibaza tuti ese buri mwaka ko twizihiza ubwigenge ibihugu byacu bya Afrika twizihiza ngo hashize imyaka iningi runaka tubonye independence turigenga, Afrika kuko yaba yarigenze cyangwa se ibihugu byacu byarigenze. Ibi ngibi iyo urebye igisubizo ukareba uburyo kuntu tubayeho nk'abanyafrika uboneka ari ibintu bigiye bitandukanye. Impamvu ya mbere ugendera haba ari mu buryo bw'imiyoborere, ubuyobozi cyangwa se imiyoborere yacu nk'abanyafrika. Ibi bintu byo kuvuga ngo uzasanga nko mu zimwe mu mvugo haba no mu rurimi rwacu hari nk'amagambo usanga ugasanga ntaba mu rurimi rwacu, ugasanga hari amagambo amwe namwe turinda gutera mu ndimi z'amahanga. Ururimi rwacu rurakennye cyangwa se n'ururimi rukennye, ururimi nkene. Ibyo ugasanga twe ubwacu kugeza nka kano kanya urebye nkaho mu ndimi usanga nko mu Rwanda, muri Afrika, mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ugenda ugasanga ku muhanda hari ibyapa bigiye bitandukanye byanditse mu magambo y'Icyongereza, kandi ibyo byapa bigiye bitandukanye abantu bigomba kubwira nabo birangira haba ari abanyamahanga bagenda mu gihugu kuko si abanyarwanda bene bahagenda, ariko nabo abanyamahanga ubwabo bazi neza ko icyo gihugu ari icyanda, ari icy'abanyarwanda cyangwa se ari icy'abazayirwa cyangwa se ari icy'igihugu kigiye gitandukanye. Ibyo rero usanga biba ari nk'ikibazo kuko usanga nk'ibyo byapa hari abantu benshi ugenda ureba ugasanga byanditse mu ndimi z'amahanga. Niba byanditse mu ndimi z'amahanga ntago abantu biri kubwira ari icyo ari abanyamahanga, kuko abanyamahanga nubwo babaranga abazungu cyangwa se abanyamahanga bari mu Rwanda aho abantu bari bake kuruta twebwe bene igihugu cyangwa se muri za Uganda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ibyo bintu kenshi ugasanga abantu bamwe na bamwe hari abakunda gukoresha amagambo yo mu ndimi mpuzamahanga, icyo Cyongereza, Igifaransa, kandi ugasanga abo bantu benshi bari kubwira abaturage babo benshi muri bo ntago bize, sibyo? Abantu benshi muri abo ngabo bari kubwira ntago ariko bose bagize amahirwe kujya muri ayo mashuri cyangwa se kuba babona umwanya wo kuvuga ngo bajya muri ibyo bigo bagira ubumenyi bakuramo, bahahamo, babasha kuba bakunguka ubu n'ubumenyi runaka babasha kuba batuma babasha kumva izo ndimi. Hanyuma se nk'ibyo bihugu ubusanzwe ugasanga bikoresha nk'ibyo bintu izo ndimi z'amahanga abaturage bazi, so gusanga abaturage benshi batarageze amahirwe menshi yo kujya mu ishuri. Inzego zitandukanye cyangwa se abantu benshi bagiye batandukanye ugasanga baravuga mu ndimi z'amahanga. Ibyo bintu ntago ari ibintu biba ari ibintu byoroheye. Uzacunga abanyaburayi, uzacunga mu nama zigiye zikomeye cyangwa se nka za UN General Assembly, ni inama uzasanga nka perezida w'ibihugu bikomeye
either byaba Uburusiya, Ubushinwa, ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ni ibihugu ugasanga bo ubwabo ntabwo bajya bashwa bavuga mu ndimi z'amahanga, ahubwo babasha kuba bashiramo bwa bukoresho bubashwa bwabafasha kumva ni nko ubutranslate cyangwa se ubafasha gusobanukirwa ibyo abandi bantu bari kuvuga. Ko ntabwo nka perezida w'Uburusiya yajya aranga avuge mu Cyongereza, uzasanga ibyo avuze byose bivuga mu rurimi rw'Ikirusiya, ariko abandi baperezida bandi cyangwa se abandi bayobozi bandi bahuriye mu nama babasha kuba baba bafite ibindi bikoresho babasha kuba byatuma babasha gusobanukirwa ibyo arimo avuga mu ndimi bumva cyangwa se mu ndimi zabo. Ibi rero twosanga tubigendera muzasanga nko mu bihugu by'Uburayi cyangwa se ibihugu byateye imbere, indimi zaho ni nk'igikoresho, buri rurimi ni nk'igikoresho cyangwa se iturufu yo gukoresha mu buryo bwo gukoroniza abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo urebye ugenda ureba nko mu ngero, ntago twebwe twiga mu rurimi rw'Icyongereza cyangwa se mu rurimi rw'Igifaransa, abo bantu ubwabo ntago bajya babasha kuba bakiga muri izo ndimi zacu. Kuki bo batega mu ndimi zacu? Nuko dufite amabuye y'agaciro se? Ibyo bihugu nabyo ntago ariko bikize ku mabuye y'agaciro ko ntabayarusha Kongo, ariko ntago biga mu Giswahili cyangwa se ntago biga mu rurimi rw'Abanyekongo, izo za Lingala n'iki n'iki. Ariko ibyo bintu byose iyo ubirebye usanga twe nk'Abanyafurika twasigajwe inyuma, wereye nko mu buryo bw'imiyoborere cyangwa se imitegekere y'ibihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika. Urareba ugasanga haba ari uburyo ukuntu byubakitse, abaperezida, abaminisitiri, abayobora mu nzego zigiye zitandukanye, ibyo byose twagiye tubishishura muri abo bantu b'abakoloni cyangwa se muri ibyo bihugu byagiye bidukoloniza. Twebwe ubwacu ugasanga kugeza kano kanya nta institution n'imwe dufite nk'Abanyafurika twe twabasha kuvuga ngo twayihimbira cyangwa se twayihangira. Ibyo nabyo biri mu bintu bigenda bigaragaza nk'ubucakara cyangwa se uburyo kugeza kano kanya Afurika ikiboshye, kuba twe ubwacu turabasha kuvuga ngo twabasha kwikorera ikintu cyangwa se ngo tugire ikintu cyacu nk'umurongo wihariye wacu tutiganye cyangwa se tugakopeye abandi. Urugero rundi ureba ni nk'iyo urebye na nk'umutwe w'abadepite, hari nk'ukuntu uvuga ngo abadepite ni abantu bahagarariye cyangwa se bavugira abaturage. Iyo igihugu kugeza kano kanya ibihugu byose bikunda kuvuga ati twe twabasha ko twajya kuri demokarasi, ariko ahantu hari demokarasi ntabwo wabasha ko haba iki umuntu uvugira undi, kuko ijambo ryanjye cyangwa se igitekerezo cyanjye gihabwa agaciro. Demokarasi n'ikivuze kuko ijambo ryanjye cyangwa se agaciro kanjye ni ikintu gihabwa agaciro bitewe n'icyo mvuze cyangwa se ikintu gishobora kuba cyageza kuri sosiyete. Ibyo rero ugasanga biri mu bimwe mu bintu bigenda byerekana ko twe nk'Abanyafurika kugeza kano kanya tuba tukiboshye cyangwa se ubwigenge tuvuga tutarabugeraho. Urugero nk'irebye ni gute uba ufite uruhare mu kuvuga ngo ibitekerezo byawe urabisakaza cyangwa se ikintu kitagenda neza uragishima cyangwa se ukigaye, ariko ugasanga ufite umuntu ukuvugira. Uwo muntu ntabwo muhuje ubuzima, ntimuhuje uburere, ntimuhuje imyaka, ntimuhuje life mu buryo ukuntu bavuga ngo wabayeho, ntimwarezwe kimwe, ntimwize bimwe, ubuzima ubayemo si bwabayemo, uwo muntu yajya kuvugira ate mu nteko. Uzasanga ariho ahantu abantu benshi bakunda kuvuga ati mwebwe mwajya ngo muri ijisho cyangwa se muri abaduhagarariye mu nteko runaka, ariko ugasanga ntabwo ari rubanda mukorera. Ibyo bigenda byerekana ko izo nzego mu buryo bugiye butandukanye byerekana ko abo bantu nta kintu gikomeye babasha kuba bafasha iki abaturage. Mu gihe cy'uko twavuga ngo abantu barisanzuye cyangwa se hari demokarasi, nk'uko Gaddafi yakundaga kubivuga mu gitabo cye cya Green Book, yavugaga ati ahantu hari demokarasi ntabwo haba umuntu uhagarariye undi, ntabwo haba umuntu umuvugira, ahubwo uwo muntu ubwiwe habaho kuba yatanga igitekerezo cye ku giti cye, icyo gitekerezo kigahabwa agaciro. Kuva Gaddafi kuva yapfa mu mwaka wa 2011, Libya mu bintu yagendaga ari byo yaje kuza gushyira amahame yo ari igitabo cya Green Book. Libya yarayoborwaga mu buryo bwa kivandimwe bwa Jamahiriya, habagaho uburyo uko abaturage babasha kuba bavuga ati iki kintu iki n'iki ntabwo kimeze gutya, bigatuma kibasha kuba cyakosorwa cyangwa se habasha kuba habaho reform cyangwa se change kuri icyo kintu runaka. Ariko ibyo ngibyo urebye byabasha kuba byagira umusanzu, ko Libya byagezeho bituma ibi igihugu cya mbere cyari kibayeho neza, abaturage bayo bageraho babaho neza mu buryo bw'ubuzima buhambaye kuruta mu Bwongereza. Urumva abaturage bari barahawe ijambo mu buryo ku rwego rwo hejuru. Ariho wajyayeho kureba nk'ubundi buryo, urebe mu buryo bw'amafaranga. Mu Rwanda tuba dukoresha icyo bita Rwandan francs, wareba muri Congo bakoresha amashiringi, muri Uganda bakoresha amashiringi ariko agiye atandukanye, Kenya bagakoresha amashiringi agiye atandukanye, Tanzania bagakoresha amashiringi agiye atandukanye. Ibyo bintu byerekana ko iyo uvuye mu Rwanda ugiye muri Uganda uravunjisha, iyo uvuye muri Uganda ugiye muri Tanzania naho uravunjisha, nubwo amashiringi ariyo bakoresha ariko agiye atandukanye. Iyo ugiye muri Kenya nabo baravunjisha. Kuki Afurika idashobora kuba yagira ifaranga rimwe cyangwa se single currency, ku buryo bw'uko Umunyamerika yagiye hose dolari ihabwa agaciro, Umunyaburayi bakoresha ifaranga rimwe n'amayero, ariko abo bantu bafite amafaranga yabo. Twebwe Umunyarwanda cyangwa se Umunyafurika nta faranga rubwacu. Uzasanga hari nk'ibihugu bigenda bigenerwa kuba byakorerwa amafaranga cyangwa se ibyo bihugu abantu babikoloniza bakoresha nk'amafaranga. Ibi urugero zigiye zitandukanye za Burkina Faso kugeza kano kanya bamaze kwikura mu miryango babagamo nka za CEDEAO, bajya mu muryango bahurijwemo nk'iyo bita AES. AES ni ibihugu bihuriye hamwe by'ibihugu bitatu, ari byo Mali iyobowe na Assimi Goïta, hakaba hari igihugu cya Burkina Faso kiyobowe na Traoré, Kapiteni Traoré, hakaba hari na
General Chiani muri Niger. Ibyo ni bihugu ugenda ubona ko muri Afurika bigenda bitanga ikizere haba ari uburyo bw'imiyoborere cyangwa se mu buryo uko abanyafurika bagenda bagaragaza ko batakibasha ko babasha ko bakolonizwa cyangwa se bakeneye ko babaho Afurika bayabaho ari umugabane cyangwa se ibihugu byabo bikigenga. Ibyo rero twe yirebye usanga ibihugu byinshi muri Afurika ntago ariko kuntu bimeze. Ibyo rero ugasanga nibyo bintu bidindiza Afurika. Nk'ubu ngubu ugasanga twese tubamutse dufite ifaranga rimwe. Umuntu yava mu Rwanda akabajya muri Tanzania agakoresha ifaranga rimwe utarinze kuvunjisha cyangwa utarinze kugira gute ubuhahirane bukoroha. Nk'ubu ngo hari uburyo kuntu bira bihugu bigenda bishyiraho amategeko. Nk'ubu mwarabonye mu minsi yashize cyangwa se sinzi na mwarabashije gukurikirana amakuru, abanyamerika hari ukuntu bagiye bafata ibihugu byagiye bisa nkaho bigenda bisa nkaho batumvikana bitewe nuko Amerika ishaka gutegeka isi, ariko kubera ko ibyo bihugu bitumva amahame cyangwa se batacyumva neza ubyo abakoroni babwiye, ari byo bizo za Burkina Faso, za Mali, za Niger, bajya bavuga ati twege tugomba gukoranira hamwe ndetse twitandukana n'abo bantu niba ari umutungo w'igihugu kabagirira umumaro wa bene igihugu. Ariko ibyo ngibyo usanga muri Afurika ari ibintu bigoye cyangwa se ari ibintu usibye ibihugu bimwe na bimwe muri Afurika. Ari nk'igihe Kapiteni Traoré cyangwa se uyoboraga Burkina Faso wishwe muri 1987 yigeze kuvuga mu nama muri 1986, aravuga ati abanyafurika twebwe ubwacu duhabwa amadeni cyangwa se duhabwa inguzanyo n'ibihugu, nyamara izo nguzanyo n'ayo madeni baduhereza iyo tutayishyuye bitugiraho ingaruka cyangwa se baraza bagafatira ibintu byacu bakadushyiraho ibihano gutya na gutya. Aravuga ati twe nk'abanyafurika ibyo baduhamo amadeni ni ibintu twe bacu bazi gusa abo bazungu baje gusahura mu gihe twari dukoronejwe, mu gihe birirwaga bafata bene wacu tujya kubakorera, ariko ntibashoboye kuba babibarira ngo bavuge ngo twabakoresheje iyi myaka reka tubishyire ibi n'ibi ngibi. Uwatsinze niwe ushyiraho kuri, ariko ikibazo Afurika ikaba yazajya ku iterambere gute? Ibyo ngibyo tunoze Kapiteni Sankara yarabwiye ati abanyafurika tugomba guhaguruka, izi nguzanyo n'imyenda badushyiraho ntituzayishyura. Yaravuze ati ibi bintu turamuka tubikoreye hamwe twese ntacyo tuzishyura kandi ntacyo tuzaba. Muri 1987 kubera icyo gitekerezo yari yatanze 1987, abandi banyafurika babasha kuba bamugambanira, baramutse bamugambanira. Icyo gihe yabaye umwe wenyine warafashe uwo mwanzuro, biza kuza gutuma yicwa arashwe byari bihagaze inyuma n'Abafaransa, biza kuza gutuma kuva icyo gihe cyose kugeza kano kanya bwo nibwo Burkina Faso iri kugerageza kuba yatora nk'akabaraga kuko ibonye ariko iyo urebye ugareba buryo kuno nyine abanyafurika two bwacu dukeneye kuba twabaho, dukeneye kuba twabashwa twatora imbaraga twakorera hamwe twiyunga Afurika ikaba Afurika imwe. Dore tuvuga ngo Afurika ngo ya United cyangwa se ngo Afurika yigenza, ariko iyo urebye usanga atari byo. Twigenga dute mu gihe dukoresha indimi z'abanyamahanga tutabasha gukoresha indimi zacu? Twigenga dute tutabasha gukoresha amafaranga yacu? Turaza twiga mu rurimi rw'icyongereza mu Rwanda abagande bakaba bakiga muri izo ndimi z'abazungu, twebwe ntabwo dushobora kuba twakiga ngo tube twashyiraho indimi zacu. Umumaro wabyo ni uwo. Ibyo ngibyo tubaho mu bukoroni, kandi abo bantu ubwabo badukoroniza twigira mu ndimi zabo, bo ubwabo ntabwo bashoboye kuba bagira gute babasha kwigisha abantu babo mu ndimi zacu, kuko kibi batabikora twe tukaba tubikora. Ibyo ni ibyereka ko twe ubwacu kwigenga cyangwa se kwibohora nk'abanyafurika ya independence tuvuga tuba twibishye cyangwa tuba twishuka. Iyo urebye ikindi kintu kindi usanga nk'abaperezida cyangwa se bitwa ko ari abategetsi ba Afurika ntabwo ari abantu bakorera abanyafurika, ni amaleta cyangwa se ni abantu ubona ko ibyo bakora byose babikora mu nyungu zabo n'ababashyizeho. Si ubwa mbere ntabwo ari n'ikintu cyo kuvuga bamwe abaperezida batumvikana n'abazungu barapfa. Urugero ni Magufuli, perezida w'i Burundi, Nkurunziza, abo bose ni abantu bagenda bagaragaza ko iyo ugerageje ko washaka gukorera abanyafurika bakorera mu murongo wo kuvuga ngo twe dukorera Afurika ibe igihugu cyigenga, Afurika ibe umugabane wigenga, Afurika ibashwa yagira umumaro abaturage bayo. Birabaje kubona Afurika ari wo mugabane wa mbere ukize ku isi cyangwa se no hantu hambere ari ubutunzi isi yose itagira. 80% y'ibikoreshwa muri za telefone arizo za cobalt, za colta, za copper, za silver, za diamond, za gold, byose barizwa ku mugabane wa Afurika. Ubutaka bwera ku isi 60% ahandi hose hasigaye ku isi hasigara 40%. Ubwo butaka bwose bwera 60% bw'abanyafurika, ariko nibo bantu ba mbere ku isi bafite abantu bicwa n'inzara buri segonda hapfa umuntu, buri masegonda hafa 5 ku isi hapfa umuntu. Abenshi muri abo bantu bapfa bishwe n'inzara muri Afurika cyangwa se ahantu hari abantu bashomereye ni muri Afurika. Ariko abantu dufite ubutaka, dufite amasoko, dufite iki. Kongo ni igihugu gikize kugeza kano kanya, sinayisha no kubivuga ko Kongo ari igihugu navuga ngo gikize bwa mbere ku isi, ariko kugeza kano kanya ubutunzi ndetse n'ibyo Kongo ifite ntacyo bashobora byamarira abaturage ba Kongo. Nibo bantu birirwa mu mpunzi, nibo bantu birirwa bahunga, nibo bantu birirwa bapfa, nibo bantu ubutaka bwabo bubitsa amaraso y'abaturage bayo. Abanyekongo nta kintu bamariye, nibo bantu babayeho nabi, ubuzima bwabo bugeramiwe, nta mutekano ntaki, kandi ubutunzi bwose isi rw'imaranirizo za uranium. Kugeza aho uranium yakoze igisasu cyatewe muri Hiroshima na Nagasaki muri 1945 mu gihe cy'intambara y'isi, cyabashije kuba cyakorwa, ariko icyo gisasu gikorwa
formule yacu yabasha kuba yaturuka aho ngaho yagikoze cyangwa se ingredients zabasha kuba zagikora zose zaturutse muri Kongo. Ariko Kongo kugeza kano kandi niho hantu habarizwa umutekano muke. Ubutunzi bwa Kongo hari rwari intambara iyo mitwe zari Tabara, za EDF, FDLR, indi mitwe yose cyangwa se izo za M23, ibyo byose bigenda biteza akavuyo bituma abaturage ba Kongo cyangwa se izo za Maimai, abo baturage ba Kongo birwa bapfa birwa bahunga ubutunzi cyangwa se igihugu cyabo bitabagira akamaro, nizo za insecurity cyangwa se n'ibibazo by'umutekano. Ibyo byose ko babiba ntago ari ngo hari ishyirahamwe cyangwa se hari ababashwa babijyamo uruhare na ibyo bihugu by'Uburayi, kuko Kongo iramutse ifite amahoro ntago wabona uko basahura, ntago wabona uko biba. Ibyo ngibyo biri mu bintu bituma abaturage ba Kongo kugeza kanya birwa bomungana. Ibihugu bigiye bitandukanye, Libya mwaribonye kuva muri 69 bwo Gaddafi yatangiye kuyobora imyaka 42 kugeza muri 2011 kugeza yicwa. Libya yari ibayeho neza, ariko kuva yapfa kugeza kano kanya Libya iri mu bihugu ku isi ifite umutekano muke, abaturage babayeho nabi. Warabyaraga akaguhemba hafi $5,000,000 wakora ubukwe akabiguheza $5,000 by'amadolari, ariko kugeza kano kanya abanyelibya barirwa bataka bati Gaddafi yaba yagaruka. Kugeza kano kanya amakuru hari muri Libya nuko umungu wa Gaddafi bita Saif Gaddafi agiye kugaruka, cyangwa se abanyelibya baravuga ati nta wundi muntu dushaka gutora kuva igihe Gaddafi yapfiriye Libya yabaye igihugu cy'intambara. Ariko ibyo byose byaba byerekana abayiteje n'abaki niyo NATO n'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika bitewe nuko bafite ibyo bashaka gusarura cyangwa se bashaka kwiba abanyafurika. Ibyo gatuma ubona ko Afurika iramutse ifite amahoro, Afurika iramutse ibaye imwe, twakorera hamwe. Ariko ntago bishoboka kuko Gaddafi niba kugira ngo kwicwa kwa Gaddafi ni ikintu cyangwa se ni master plan yagizwemo uruhare n'ibihugu byose bya Afurika. Buri ba perezida bose mu bihugu bigiye bitandukanye, abanyaburayi, abanyafurika muri rusange, bose twaramugambaniye, cyangwa se nge ntabwo namugambaniye kuko nta ruhare mbifitemo, sinanategekaga mvuge ngo namurengera. Ariko bamwe mu perezida bose Gaddafi nta gihugu cyose atarafitemo property cyangwa se umutungo runaka. Ariko ibyo ngibyo byabasha kuba byajya gute byanyagwa, baravuga ati mwe mwimutabara, mureke tumwice umutungo we muzawusahura, mumureke mwimutabara, mwimuvugira. Yaje kwicwa kugeza kano kanya abaturage ba Libya nibo bantu ba mbere babayeho nabi ku isi, nibo bantu badafite ubuzima bufite umuze, kandi ari abantu ba mbere babayeho neza kuruta Abongereza n'Abanyaburayi. Ibyo bintu bigenda byerekana uburyo ukuntu bamwe ba perezida wa Afurika cyangwa se bamwe mu bategetsi ba Afurika nta kintu bamariye no mugabane. Umuntu ajyaho ugasanga ari ibyo byene wabo kwiba, gusahura. Inyota ya mbere niyo gusahura, si inyota yo gukorera abaturage. Ibintu ni bimwe muri virusi yamunze abanyafurika kugeza aho kubona ko nta kintu ubutunzi bwa Afurika cyangwa se ubutaka bwacu nta kintu butumariye, cyangwa se n'ibyo dutunze mu butaka bo barirwa bimaranira. N'abantu uzasanga ugasanga n'aya madini, ejo bundi minsi yashize Perezida Kagame yavuga ngo aya madini akwiye gufungwa atujuje ibyangombwa cyatayize gute. Buri muntu wese kugeza kano kanya uko yitsamuye cyangwa se uko abyutse mu minsi yashize, buri muntu wese yarabyukaga agashinga itorero cyangwa se agashinga urwo rusengero rwiwe. Amasengero agera aba menshi, amasengero ko abaye menshi niko kuri abanebwe. Abantu benshi turizerera mu Mana, twizere ngo Imana izaduha ibiniba, abakene bagize gute Imana izadufasha dukire ejo cyangwa ejo bundi za minerval z'abana turajya gusenga, turazisenga. Nyamara imbaraga za mbere n'ibyo byose twifuza bituruka mu gukora, ntaho tuzijya tubikura. Izo nsengero zazikwavuga ko Yesu azaza kubabohotora no kubakura mu cyaha cyangwa se kubabohora. Ariko ibyo byose n'iryo juru musezeranywa, iryo juru ntabwo turizi, ntawe ugenga agaruke, sibyo? Uzasanga ayo masengero cyangwa se ayo madini, ese ko Imana dusenga ari imwe, iyo Mana dusenga ko ari imwe, kucyo amadini n'izo nsengero ari nyinshi? Byabaye nka business. Abaturage bo muri Afurika benshi mu batunze akayabo nabo baki, nabo ba pastor, nabo ba bishop, nabo baki. Ibyo byose ukagenda ubona ko ari ibintu byenda byerekana ko abaturage cyangwa se bamwe mu bantu b'abayoboke babyo barakena bagatindahara. Hari witwaga Karl Marx, umufilozofe wa mbere w'Umudage wabayeho, ari mu filozofe b'abahanga, yaravuze ngo idini ryakabaye ari nk'ikintu gifasha umuntu mu kuba yatera imbere. Mu madini bavuga ngo dufashe idini, tubafashe itorero, bubaka urusengero, twese twikoramo tugafasha. Ariko iyo bavuze ngo umuturage cyangwa se n'uyu nguyu afite ibibazo ibi n'ibi ngibi, twese twihutira kujya gute kuvuga ngo tumusengere. Nyamara hari hakenewe iki? Ubufasha, cyangwa se ko twese twahaguruka. Iyo urebye amadini, nibyo umuntu uze uwo bita Jomo Kenyatta muri Kenya yavuze, intwari yo muri Kenya, yavuze ati amadini tubwirwa abaje kubitwigisha n'aba missionnaire. Abo bazungu baje kubidukwizamo babonye ko ubucakara barambiwe cyangwa se igihe cyabyo gicitse, babona ko nta yindi nzira ibihugu byo muri Afurika bimwe na bimwe bitangiye ko byagira intwari, abo bitwa ba Kwame Nkrumah. Abagiye babirwanya benshi barahaguruka bavuga ati twe turwana. Abo ba Jomo Kenyatta muri Kenya bavuga ati twege duharanire independence z'ibihugu byacu. Babashe guhaguruka bararwana, bafata imbunda, begura ibikoresho byabo. Abataliyani baratsindwa, abo Banyetiyopiya barabatsinda, babona ko nta yindi nzira twese bajya gute
bajya kuduhisha muri izo za Bibiliya. Niho hana abanyafurika twabaye imyaka myinshi tubaho duhishwe. Umuntu akubwira ngo ukunda umwanzi wawe, uzakunda umuntu ukwanga. Umuntu ntabwo kubita urushyi utega irindi tama. Iyo Bibiliya kenshi nibyo Mpyisi yavugaga, kandi niho hinduye Bibiliya mu Kinyarwanda. Iyi musoma ni umwe mu bantu bakoreye inama missionary bakiza baje kwigisha iryo jambo ry'Imana. Avuga ati nabaho imyaka myinshi mbaho ndoga abantu, ngendeye muri Bibiliya kubera ibishuko byayo nuko nabeshyaga abantu, kandi nzi ngo Bibiliya irambwiza ukuri. Ati birakwiye yuko Bibiliya ushobora kuyisoma ariko ukaba wanayisobanukirwa. Bibiliya ikindi yarahinduwe ari ubwo buryo kuntu Bibiliya cyangwa se abantu bavuga ngo ni ubwoko bw'Imana, iyo Isirayeli, abo ba Isirayeli ntabwo ari Isirayeli twumva cyangwa se mwe mwumva kugeza kano kanya. Ariko urebye uburyo kuntu abanyafurika twe tubisobanurirwamo, tubwirwa ko ubwoko bw'Imana atari twebwe. Ariko iyo urebye Bibiliya yahishwe cyangwa se Bibiliya yasobanuwe neza mu buryo kuntu mwayimenya, ubwoko bw'Imana muri Bibiliya buvugwa ni twebwe nk'abanyafurika cyangwa se twebwe nk'abirabura. Ariko ntabwo watuma tubimenya kubw'inyungu runaka cyangwa se kubw'umumaro bibafitiye, kuko bazi ko nitwisobanukirwa abanyafurika tuzajyaho tumenya agaciro kacu, dusobanukirwe tubashe kuba twakwibohora byuzuye. Ahangaha iyo urebye ureba n'ikindi kintu cyitwa ngo UN General Assembly cyangwa se nk'izi nama mpuzamahanga, aho ureba nk'izi za General Assembly za UN, ibihugu bihurira hamwe, abaperezida cyangwa se abagiye bahagarariye delegation z'ibihugu bigiye bitandukanye. Ahangaha urareba ugasanga ibyo bihugu bigiye bitandukanye ntabwo abagiye babihagarariye bo ubwabo, hari nk'ibihugu bijya kuri bitanu bifite mu kanama gahoraho. Twe kugeza nk'abanyafurika Mugabe yajyaga bivuga ati ese twe muzasobanukirwa ryari ko turi abantu dutekereza, dufite ibitekerezo, kandi natwe dukeneye akanama gahoraho. Ntabyo kuvuga ngo natwe muzaba rimwe mufata imyanzuro. Birabaje kugeza kano kanya ugasanga ari nk'ibihugu ku isi bifatira imyanzuro ibindi bihugu, ngo twirukane Uburusiya mu kanama ka UN. Ibihugu bikagenda bigasinya aho ngaho abatafashe umwanzuro wo kwirukana Uburusiya mu kanama ka UN kubera ko bwateye Ukraine bwirwanaho, ugasanga abaye ikivume. Ibyo ngibyo bigenda byerekana uburyo kuntu abanyafurika tugenda dufatirwa imyanzuro za UN General Assembly. Ni inama natwe abanyafurika dukeneye kuba twajyamo akanama gahoraho, ntituba abantu bafatirwa imyanzuro bihugu byigenga. Ikindi izo nama ibyo bajya kwifatiriza ako kanama k'ibyo bihugu bihoraho by'amambure ba ONU bijya gushingwa, ntabwo byashinzwe ari ibihugu byo gufatira imyanzuro isi yose. Byashinzwe ari kubera gufatira imyanzuro cyangwa se gufatira mbariga igihugu cy'Ubudage cyangwa se kubwa Adolf Hitler, kuko byari Adolf Hitler amaze gutsindwa bikaza kuza kumuviramo gupfaho urupfu rwe rutavugwa rumwe, aho bavuga ngo yari yahuye yayishwe gute na gute. Bafashe inama yo kugira ngo bahane Ubudage cyangwa se babushyirireho ibihano, punishment. Iyo nama rero niyo hari harimo ibyo bihugu nk'Ubudage. Ubudage aribwo bwafatirwaga imyanzuro buhanwa, nabo bari bafatanije kuko batsinzwe urugamba bagomba gufatirwa imyanzuro. Amerika niyo yabasha kuba ifatanya n'ibihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubushinwa n'Abarusiya ngo bari barimo. Ibyo bihugu iyo urebye n'izo za Canada zitazi zisiba kuburamo muri ibyo bihugu bifatira ibindi myanzuro. Aho ngo rero ugasanga ibyo bihugu by'ubwabyo kugira ngo ako kanama byisanze, iyo nama ari yo gufatira ibihano Ubudage, ariko kugeza kano kanya yabaye inama yo gufatira isi yose, ibihugu byose batari kumwe hariya. Aho usanga ugasanga ibihugu bindi cyangwa ibihugu bikennye, ibihugu byoroheje, twe dufatirwa imyanzuro. Abaperezida bacu nta myanzuro bashwa bafata hariya, ntibasoma mbika baragenda bakicara aho ngaho bakabwirwa n'amadisikuru. Kadafi ajya kwicwa aragira aravuga ati twe ubwacu twe nk'abanyafurika dukeneye gutekerezwaho, dukeneye independence. Afurika ikeneye kuba twabaho nk'abantu bigenga, ntitube nk'abantu bafatirwa imyanzuro cyangwa se umujyanama dufatiye imyanzuro. Ibyo ngibyo Kadafi aravuga ati twebwe nk'abanyafurika ubugome dukorerwa cyangwa se ubusahuzi ibyo bihugu by'Uburayi, uburyo kuntu twakoronijwe, ati abanyafurika impamvu zimwe na zimwe zituma biroha mu nyanja cyangwa se banyura iwacu muri Libya bashaka kujya i Burayi, ati biterwa n'ubutunzi bwabo mwamaze igihe cyose mubasahura mu gihe cy'uko Afurika yari ikoronijwe. Ati rero baje iwanyu babaje gushaka ibyabo mwatwaye. Ibyo ngibyo byaje kuza gutuma Kadafi ubwo yabasha yicwa bigizwemo uruhare na Barack Obama ndetse na NATO n'igihugu cya Amerika. Ibyo ngibyo none wareba haza muri ibi bintu by'indwara z'ibyuririzi. Ibi biri muri zimwe mu mpamvu zigaragaza ko Afurika kugeza kano kanya tutaraba free. Afurika ntabwo irigenga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo urebeye hamwe ubashwa wareba ukavuga ati kuki nk'abanyafurika ubwabyo ejo bundi bagiye gutya akaza izo ndwara za kolera, izo za diabete, kanseri, sida, aka kanya haje niyo bita monkeypox. Ibyo byose ubwo bushita, izo za covid haje ibyo by'inkingo azibiki n'ibiki. Abanyafurika benshi babitewe ku gahato, ntabwo ari ku bushake. Nyamara ubwabo iyo babwira ngo ni bande bashaka kwikingiza, izi mask bambaye abantu benshi zitera indwara z'ubuhumekero, zitabigutera aka kanya. Ariko niba amenyereye guhumeka kano kanya nkabona umuyaga uko basohoka nkabona nawufata neza nkahumeka, nimara nambaye mask bizangira ingaruka. Kuko biri kose mask za covid cyangwa se izo nkingo abanyafurika bagiye baterwa ubutazigiraho ingaruka kano kanya, ariko abantu benshi batangiye kubibona. Magufuli yagerageje kubirwanya byamuviriyemo iki, yarishwe. Nkurunziza mu Burundi yagerageje kubirwanya byamuviriyemo iki, yarishwe.
ibi bikagaragaza uburyo ukuntu bano batipe cyangwa se abo bantu ibyo bihugu bigiye bikomeye bigenda bidufatira ibintu. Nta muntu ukora virusi adafite antivirus. Niyo mva ngo waje covid bo baba bashaka gucuruza n'izindi ndwara, monkeypox ejo cyangwa ubundi baraje bagire gute bashwa badufatira ibindi bihano. Abanyafurika two bwacu twongeye twisanga muri ibyo bintu. Izo za monkeypox baje babatera izindi nkingo bacuruze bungukemo akayabo. Abanyafurika benshi bazabigwamo ni benshi. Izo nkingo bagiye kudutera bibe bitakugera ingaruka kugeza kano kanya umurwayi yabaye nk'umucuruzi, sibyo? Abavuzi baraba nkaho twe iyo batubonye turwaye tuba tugiye kuba nk'abantu baduha serivisi kandi bo babyungukira amafaranga. Umurwayi kugeza kano kanya urebye yamaze kuba nk'iki nka serivisi kuri bo, barakubona amafaranga ko baravuga turaguheza ibinini by'umutwe ejo cyangwa ejo bundi uzarwara mu nda, uzaza twuvure tugukuremo andi mafaranga. Niyo mpamvu imiti cyangwa se za Biontech birirwa bakora iyo miti cyangwa izo nganda birirwa bazishinga ko bavuga ati aba bantu kuva bariho kuva bahumeka aba ngaba bagendana indwara zacu, bibe mu byo turya, bibe mu biki n'ibiki, izo za sogatome ibiki n'ibiki, ibyo turya byose biba mu macokoleti, bimwe mu biryo turya bitari naturel cyangwa se bitagize gute byakorewe mu nganda bidutera indwara. Ejo bundi urwa diabete, kanseri uzatangira gufata imiti, numara gufata imiti izo ndwara zizakwica, nizigera zikakwica ubwabo bazaba barawukuyemo akayabo kabo, inganda zihora zikora ejo cyangwa ejo bundi tubeho duhora dusimbura imyaka n'imyaka. Ibyo bigenda bigaragaza ko Abanyafurika tubaho nabi kandi tukabaho nabi bitewe n'abadushaka amafaranga cyangwa se yuko tukiri mu bukoroni. Ikindi urebye nk'iyi mico iriho kugeza kano kanya ibintu by'ubugeyi byashowemo amafaranga menshi, ibintu by'abatinganya abarezibiyene, homosexuality. Abanyafurika benshi ntago twebwe bwacu ari umuco wacu. Twe tuzi ko Abanyafurika umugabo agomba kurongora umugore akarongorwa n'umugabo, umukobwa akarongora umuhungu cyangwa umukobwa akarongorwa n'umuhungu. Ariko kugeza kano kanya ibyo bintu bifite imbaraga, abantu bamwe na bamwe batangiye kubiyoboka, amafaranga arimo, abantu bamwe na bamwe ntibagitinya. Kera mu muco wa Kinyarwanda ntabwo ibintu nk'ibyo byabagaho. No muri biri ahantu bitwa Sodoma na Gomora ntabwo ari ibintu ari bishyashya. Ibintu abantu bakubira bino bintu by'ubugeyi cyangwa birwanya kugeza kano kanya ugejeje kubarwanya bigenderamo. Ibi bigaragaza uburyo ukuntu Abanyafurika ntabwo ari umuco wacu. Ibi bintu by'ubugeyi cyangwa ibintu by'ubutinganyi nibyo byaduye sida ijya kuza tutse ibintu by'ubutinganyi. Abanyafurika bino bintu impamvu biza nibyo Kadafi yagarutse mu gitabo cya Green Book, aravuga ati impamvu umuntu biri gushyirwamo imbaraga ati byatangiye bari bayoboye isi barabanyaburayi n'Abanyamerika kugeza kano kanya atari ko bizageraho ayobore n'Abanyaziya. Abanyaziya bagezeho barayobora kugeza kano kanya mwumva ko Uburusiya nibwo bukomeye mu bya gisirikare, Abashinwa nibo bantu ba mbere mu bintu by'ubucuruzi ndetse ibintu bya tekinoloji. Kadafi yavuga mu gitabo cya Green Book ati bizageraho isi igereho iyoborwa n'Abanyafurika. Kuyobora Abanyafurika ikintu bavugaga ni tekinoloji, ndetse tekinoloji ikaba ihagarariwe kuruta byose n'abaturage. Ariko kugeza kano kanya ibintu by'ubutinganyi n'ubu biraza, abagabo ko bagabo barabyara se. Nibyo Mugabe yavugaga ati mbere yuko Obama uza ko mbwira ibintu by'ubutinganyi uzabanze uze nkurongore mbone kubwemeza mu gihugu cyane, manze ngutinge tubanze turyamane. Ariko kugeza kano kanya ibyo bintu birimo amafaranga, babigiyemo barabona amafaranga, promotion zose hiti barazikora. Amabendera yaramanitswe mu bihugu byo bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, muri Afurika, mu isi yose barahari n'abantu bafite agaciro. Nyamara kandi kujya aho ngaho abantu bakaryamana gutyo n'Imana ari Imana ivuga ko ino mugabo ku mugabo ntabwo ari ibintu bizima, ariko nibyo bintu abantu bahaye agaciro. Isi yarasazwe kugeza kano kanya. Ibyo byose bigenda bigaragaza ko Abanyafurika tukiri mu muco yo kubatwa cyangwa se y'uburetwa cyangwa se y'ubukoroni. Iyo urebye nanone ku rundi ruhande wakwitegereza ugashaka kureba amafaranga n'imbaraga bishorwa muri ibyo bintu, uburyo abatinganyi bamamazwa, uburyo habwa promotion, ubona ko isi igeze habi, cyangwa se ubutinganyi bwahawe indi ntera kandi bigahabwa intera n'abo bazungu. Ibyo ngibyo bikoreye impamvu imwe, turamutse tuguye tukabyara cyane kuko Abanyafurika bazi ko turakomeye, dufite umubiri ukomeye, dufite iminiti iri hejuru. Ubu nabo niyo bageze ku zuba cyangwa se barahinduka, ariko twe melanine yacu dufite irakomeye. Ariko nitugenda tubaho ubutinganyi bwagwiriye bwabaye bwinshi mu Banyafurika, ntabwo urubyaro ruzaba rukeye. Niruba rukeya kandi baza kutwigisha byo kuboneza imbyaro, kwambara utwo dupira, ukoresha ibyo biki n'ibiki, bo bagiraho bakajya kubwira abaturage bati mubyare mugwiza abaturage cyangwa se mube benshi. Ibyo nitwe tubihomberamo. Ntabwo ari kwanga ibihugu ngo ni bitoya, ntabwo bishoboka. Igihugu ntabwo gishobora kuba gitoya kuko Afurika ntabwo ari ntoya, umwanya ni munini, sibyo? Nanone wareba ku kintu cyerekeye n'ibintu bya visa, imipaka n'ibyo biki, ugenda ubona ko ari ubucakara cyangwa se uburetwa ndetse n'ibihano Abanyafurika tukiriho bimeze nk'ubukoroni butigeze bushira, ndetse n'ubukoroni si bimeze nk'ubukoroni. Itegeze neza urebe ibihugu by'Uburayi bivuga ati Abanyafurika mudafite visa ntabwo mwemerewe kuba mwajya gute mwagira hano iwacu. Muri Amerika ntabwo mwemerewe kuba mwajya, Canada ntabwo mbyemerewe, baraduciye muri make, muri za Aziya n'ahandi hose. Ariko wakitegeza wareba neza ugasanga wo ubwabo umunyamerika yemerewe kuva muri Amerika ajya muri Canada, umunyaburayi yemerewe gutembera, hariho Schengen visa. Ariko twebwe umunyarwanda ntabwo yemerewe kuba yava hano nganga ajye muri Uganda adafite visa, ntabwo yemerewe kuva mu Rwanda ajye muri Tanzania adafite visa, ntabwo yemerewe kuva mu Rwanda ajye muri Kongo adafite visa. Kuki ibyo bintu bidashoboka kandi ubwo babashwa babikora bo bikaborohera n'amafaranga akaba ari amwe bakoresha? Ibi bigaragaza uburyo bw'uko Abanyafurika two bwacu bo bakora ibintu twe bakaba badushyira mu karongo kuko twe tuboshye. Ikindi wareba
ni ikintu cyerekeranye n'ikintu bita World Bank cyangwa se IMF. Ibi bigo bitanga ibintu by'inguzanyo abanyafurika uburyo ukuntu bahabwa inguzanyo bagurizwamo bagirirwa gute. Ibihugu byo muri Afurika kugeza kano kanya igihugu nk'u Rwanda kirimo triliyoni 10 n'igiciro kimwe cy'umwenda babazwa bahawe kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2024. Uwo mwenda wananiwe kwishyuranwa kugeza kano kanya. Ariko niba ari Minisiteri ya Minecofine niyo ishinzwe ibyerekeye n'ibyo bintu byerekeye n'iyo myenda, naho zindi raporo ya leta ivuga ngo ayo mafaranga ari uburyo ukuntu nyine leta igomba kujya yifunga mu kandi ikishyura amafaranga. Ese haba ari ayo mafaranga iyo myenda cyangwa se ayo mafaranga ibihugu bya Afurika bigenda bihabwa? Ntabwo twabwa amafaranga cyangwa se izo nguzanyo ngo abashwagira igihugu cya Afurika hatabaye ikintu bita kwigira. Ibyo bihugu ari uburyo ukuntu Afurika ishobora kuba yasurvivinga cyangwa ishobora kuba yabaho neza n'izo nguzanyo zitabayeho. Turasabwa kubishyura kandi ibyo bakora muri Afurika, izo za Kongo, ibihugu bigiye bikize muri Afurika nibyo bifite umumaro kurenza iki izo nguzanyo n'iyo myenda. Ibi rero witegereje ukareba uburyo ukuntu abanyafurika tuzatera imbere, igihugu birwa gishyiraho imyenda birwa dusaba kwishyura ati nimutisha muzahura n'ibihano ibi ibihugu ibi n'ibindi tuzagenda dufata imyanya iyi ngiyi tuyikubire cyangwa se tugende tuyifata nk'ingurane mu gihe cy'uko mwananiwe kwishyura. Ibi byose ugenda ubona ko abanyafurika ubwacu ari ikibazo kuba twatera imbere cyangwa ari ikibazo kuba twagira ahantu kure tubasha kuba twagera. Mu gihe cy'uko nk'ubuhinzi ntushobora kwaka nka World Bank inguzanyo cyangwa se ngo ubake amafaranga yo kuvuga ngo mudufashe twe twashinga nk'inganda zidufasha gutunganya amabuye y'agaciro. Nitubikora two bwacu impamvu bataduha inguzanyo nuko wa musaruro w'ibyo baguraga bakagura izo zabu zidatunganije zikajya iwabo, ntabwo bazabasha kuzibona. Tuzazitunganyiriza tuzigurishe tubahenze, ariko bakeneye kuzituguraho zidatunganije bazifatira amafaranga make bazitunganye, niba zirangiza bazitugarurire ku giciro cyo hejuru. Aya makawa, ibyayi n'ibiki byose byo hejuru ubona ko bo ubwabo cyangwa se umusaruro w'ubuhinzi, imyenda, imyambaro, amapamba babigura muri Afurika, ariko abanyafurika twe ntabyo bitumariye. Tugura imyenda iturutse i Burayi ukaba wasanga muri Afurika tuyitunganyije itajya ku madolari arenze 5 cyangwa 3, ariko wajya kuwugura bawujyanye amapamba bayaguze yagaruka muri Afurika ukawugura amadolari 50, amadolari 100. Ibyo bigaragaza uburyo ukuntu abanyafurika tukiboshye. So guys, turabashimiye ko twabanye, ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Tubane muri comment, like na share. Ibiganiro byacu nakagaruka.